Yesu ashimwe cyane, Imana y'amahoro ibahe umugisha, mwebwe abakunda kubana natwe umunsi ku wundi kuri iyi channel y'Urukundo TV, Imana ikomeze cyane ibishimire kurusha ibindi byose, umugisha Imana itanga ihora igenera abantu bayo uzajya uhora ubageraho ko bukeye n'uko bwije. Gusa dushimana cyane ngiye kuduhereza akanya ko kongera kuboneka imbere yayo, iminsi yari ibaye myinshi kubera izindi mpamvu zitandukanye. Wowe utarakora subscribe cyangwa se abone bakoresha ururimi rw'igifaransa, wareba uko wayikanda neza ukayikanda ukayemeza ukumita no kuri notification kugira ngo tujye turushaho cyane kubana umunsi ku wundi. Urusha cyane no gukora share, ukaba wafata icyo kibwizo ukaba wakisharinga mu bandi bantu benshi batandukanye kugira ngo ubwami bw'Imana burusheho cyane kwaguka kandi buciye muri wowe. Nawe hari impamvu yatumye Imana igushyira ni ukugira ngo ube umara mu gihe kimeze nk'iki ngiki, ntabwo yagushizeho kugira ngo uzajye wumva gusa, ahubwo ugomba kumva ukagira n'abandi ubwiriza, kuko icya mbere cyo umurimo w'Imana ni mugari kandi Imana ikeneye abakozi, ahubwo ikibazo kiriho cyane ni uko abasaruzi ntabahari, ibisarurwa birahari ariko ikibazo abasaruzi barabuze, bagiye batera Imana umugongo. Bateye Imana umugongo rero wowe iyi saha wowe wumva cyane iyi video uyireba, nuko wakwisuzuma cyane ukabanza ukibaza ni mu mwanya Imana ishaka. Amena. Igihe ni iki rero kugira ngo buri wese yisuzume cyane arebe ukuntu yakora umurimo w'Imana, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo dukwiriye gukora umurimo wadutumye hakiri kare, kuko bugiye kwira mu gihe umuntu atakibasha gukora. Data tugushimiye kuri mwiza, tugushimiye ko abanye natwe wakomeje gutunda dushima uhimbazwe. Tugeze mu mwanya wo kumva ijambo ryawe, dufashe muri iri jambo buri ubutumwa bwiza tugeneye muri akanya, ureke uzubane natwe uzudushyigikire. Reka umwuka wera w'Imana ganze kandi buri byose uko bishoboye, bisabye neza witise umwami wacu. Amen. Rero mureke dusome ijambo ry'Imana, dusanga muri uru rwandiko rwa Yakobo yanditse, urwandiko rwanditswe na Yakobo, nibwo tugiye gusomaho ku gice cya mbere ku murongo wa 12. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 12 niho tugiye gusomaho, niyo tugiye gusoma. Haravuga ngo hahirwa umuntu wihanganira imugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo ry'Imana yasezeranyije abayikunda. Haravuga ngo hahirwa umuntu wihanganira imugerageza, kuko uwo nguwo namara kwemerwa azahita yambikwa ikamba ry'ubugingo ry'Imana yasezeranyije abayikunda. Gusa ijambo ry'Imana gatubwira ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba yabaye icyaremwe gishya, ibya kera byose biba byamaze gukurwaho. Muri make ntabwo aba ari we uba uriho, ahubwo ni Kristo uba urimo hagati muri we. Niyo mpamvu ibyo akora n'ibyo avuga ntabwo abikora ku bwiwe, ntabwo abivuga ku bwiwe, ahubwo ni Kristo uri hagati muri we, niwe uvuga niwe unakora. Amena. Kristo mbere na mbere, nkuko ijambo ry'Imana ritubwira muri Yohana ku gice cya mbere umurongo wa mbere n'ubundi kumana, aravuga ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi uwo jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana. Muri make, muri rusange, Kristo ubwiwe na mbere yari ariho, kuko n'isi yose yaremwe ahari, ariho kandi byose abireba. Rero kubera urukundo akunda abantu, Imana yabanje kurema Adamu wa mbere kugira ngo ihereze umuntu ububasha n'ubudahangarwa, ariko imushyira mu ngobyi ya Edeni, nk'uko tusoma mu itangiriro ku gice cya mbere no ku bice bitatu gutyo by'itangiriro. Noneho Imana ikimara kumushyiramo, wa muntu ntabwo yemeye gukora, ntabwo yemeye kugenda ku bushake bw'Imana, ahubwo wa muntu umwanzi yaraje aramuriganya, kuko umwanzi yamaze kubona ubudahangarwa, yamaze kubona ububasha umuntu afite budasanzwe bugiye kugaragara ku muntu imbere y'Imana. None Satani niyo mpamvu se afata umwanzuro wo kugira ngo arebe ukuntu yatandukanya umuntu n'Imana. Ariko n'ubundi
ya gahunda yiwe, ya misiyo yiwe aza no kuyigeraho. Atandukanye burundu umuntu n'Imana, baratandukana, ntago bongeye guhura ukundi ngo bongeye gukundana. Reka yese batandukana burundu, ahita batandukana kubera ikintu cya mbere cyabikoze, yaciye mu kintu bita gutumvira Imana. Muri make yabikoze aciye mu buriganya bwiwe, atera umuntu gutumvira Imana, atera umuntu gusuzugura ibyo Imana yamubwiye. Uko Imana yakibwira Adamu, iramubwira ngo ntuzajye kuri iki kintu kirimo hano, uzafata ibintu byose uzabijyeho, ariko iki cyo uzakihorere, kuko iki ngiki nicyo kimenyesha ubwenge, nicyo kitumenyesha ubwenge. Noneho umuntu Adamu icyo kintu amera nk'ucyumvise, ariko umwanzi araza aramugendera, bituma atumvira ubushake bw'Imana. Uwiteka akimara kubona yuko play yakoze yo kuba ashaka kuba yacungura umuntu, yuko ntabwo igenze neza, nibwo yahise areba ukuntu yategura undi mushinga wo kuba yadushakira Adamu wa kabiri. Muri make nubwo Adamu wa mbere yapfuye kubera ibyaha, ariko twabonye Adamu uri hejuru ya byose, waje n'ubundi atuzurana kubana nawe mu bwami bwo mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Uwo Adamu wa kabiri nta wundi ni Kristo, niwe waje yemera gupfa, aremera aritanga, aremera arapfa kubera ibyaha byacu, aremera. Muri make yitwa igisambo, yitwa bya byaha byose uzi neza byose wakoze, byose abyishira muri rusange kugira ngo ari wowe nanjye yongera aturokore. Amena. Muri make turiho ku ngoma ya Kristo, niyo mpamvu ibyo dukora byose turimo turabikora, ntabwo ari twebwe turiho, ahubwo ni Kristo bagati muri twebwe. Niyo mpamvu ijambo bari tubwira ngo icyakora abamwemeye uwo nguwo. Kristo we yaraje cyambere cyo ashaka yuko buri muntu wese ahabwa ubugingo buhoraho, kuko yaraje yitangira ibyaha by'abantu bose. Ntabwo yigeze areba ngo uyu nguyu ngo avuka hehe, ngo uyu nguyu ngo akora hehe, ngo uyu nguyu ngo muri make ngo abe yamenya amateka yawe. Hoya, nta mateka yigeze yitaho na gato. Hoya, nta mateka na gato yigeze yitaho, ahubwo Kristo yemeye kuza akogwa n'isoni, aremera, baramukoba cyane mu maso, aremera kugira ngo wowe nanjye aturonke, atubone. Muri make bije yari afite rero kugira ngo akubone wowe nanjye. Nicyo kintu gusa yaragambiriye, nta kindi. Noneho Kristo aremera, arapfa, yicwa n'abagome, yicwa n'abandi bose agiye agaburira, yicwa n'abantu batandukanye. Abo ngabo bose bariho bamwica, bariho bamukura mu isi. Ariko yari play y'Imana, wari umugambi w'Imana wo kugira ngo abantu babone incungu, abantu babone ko bacungurwa. Uko umwanzi yari amaze gufata gahunda yo kuba yica umuntu wese muri rusange, aciye muri inzira ya Adamu. Ariko kubera ko Kristo yari afite ububasha budasanzwe, aremera, araza. Ntabwo yigeze akundira ubumana, ntabwo yigeze akundira icyubahiro afite mu ijuru, kuko icyambere cyo nta muntu n'umwe wigeze agera mu isi, nta nuzi Imana usibye Kristo ubwiwe. Niwe wabanye na se, noneho niwe gusa wageze mu ijuru, ni nawe gusa wahageze, niwe wamenya amakuru yaho. Niyo mpamvu ibyo yatubwiye iyi saha niwe wajya tumenyesha Imana atowa twese, niwe wajya tumenyesha buri kimwe cyose, birakunda kandi biremera. Amena. Noneho Kristo aremera, arapfa, apfa ku musaraba, ariko nkuko yari bivuze ku munsi wa gatatu arazuka. None kuri uwo munsi muri make isaha yicaye mu ijuru, ibyo ko Imana atowa twese mwiza. Natwe niyo mpamvu yavuze ngo icyakora bamwemeye bose bakaba bakwizera izina ryiwe, abo bose babo bashobora kwitwa abana b'Imana. Natwe isa niyo mpamvu twicaye mu ijuru mu buryo bw'umwuka, nubwo twaba turi mu isi ariko turi mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Amena. Ibyo byiringira bera bose barabifite. Iyi saha twicaye mu ijuru mu buryo bw'umwuka, iyi saha niho twicaye. Amena. Kristo yaraje rero, byose bigenda gutyo, maze arashinyagurwa, maze ahura n'ibibazo byinshi cyane bitandukanye. Byose kandi akagenda binesha. Nta kindi cyajya ubashije byose kuba yabinesha usibye ikintu bita amasengesho. Nta masengesho ajyaga amufasha kuba yabinesha, nta kindi. Niyo mpamvu ijambo ritubwira ngo
ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza, uko uwo nguwo namara kwemerwa agomba guhita yambikwa ikamba ry'ubugingo, icyo Imana yisezeranye babandi bose bagiye bayikunda. Amena. Muri make, mu ntambara urimo ntabwo ari wowe wa mbere, so wa mbere ugiye guhura n'ibibazo, so wa mbere uri mu bibazo, kuko na Kristo ubwe nawe izo ntambara ziciyemo kandi azicamo neza kandi azitambukamo neza ativumbuye ku Mana. Niyo mpamvu Imana irashaka yuko turwana gitware, tukarwana kigabo intambara zose tuba turi kurwana, tukamenya neza yuko ntabwo ari twebwe turimo turarwana, ahubwo ni Kristo uri hagati muri twebwe. Uko uwo Kristo ninjira hagati muri twebwe aremera rwana intambara, kandi icyambere cyo ntabwo ajya atsindwa habe na gato, ahora ari umuneshi uko bukeye n'uko bwije. Ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza, kuko uwo ngo namara kwemerwa, icyambere cy'intambara zose uri kurwana ntabwo uzigera uzitsinda gukoresha amagambo, ntabwo uzazitsinda ari uko wagiye gutukana n'abo ngabo, ntabwo uzazitsinda ari uko wagize ibyo uvuga, ahubwo birasaba ngo intambara yose ubanza kwicara ukabanza ukamenya neza play y'urugamba, wundi ukamenya umwanzi wawe ari guturuka hehe, ukamenya muri kurwana ninde, ukamenya neza yuko nta kindi kintu wakora usibye ko wakwemerera Kristo akaza akaba yakugwanira urwo rugamba, kuko we ikiwe yabashe kugeragezwa aratsinda. Niyo mpamvu bashe no gutabara abagerageza bose muri rusange. Amen. Umwazi yagiye amutega imitego myinshi itandukanye, ariko Kristo akabitambukamo neza, akagenda neza uko Imana ishaka. Niyo mpamvu Imana ishaka muri amasaha naho yuko izo ntambara zose urimo uracamo, hari imisozi uhagazeho, hari ibigeragezo uhagazemo, hari uko uhagaze, ariko birasaba yuko wakwirinda, kuko Kristo yatambutse neza maze byose yaciyemo ari muri iyi si, kandi yirinda cyane ikisa nacyo cyose. Niyo mpamvu Imana yamwemeye. Imana iravuga ngo rero umuntu wese ushaka kumera nka Kristo, uwo nguwo niyemere cyane ayobogwe nawe, uko nuza kumenya yuko Kristo ari hagati muri wowe, biraza kuba byagutera cyane guhita umenya yuko urugamba atari urwawe, yuko urugamba ari urw'Imana. Ntabwo urugamba rwaba ari urwawe, iteka ryose niwe ukomeza kwemera Kristo akabana nawe, ahubwo birasaba ngo urugamba ni kurwana, reka nemere Kristo azaruyobore, uko naza kuruyobora akarubera umugaba mukuru, aho ngaho urugamba ntabwo rwongera gukomera. Amena. Yuko icyambere cyo yabereye Abisirayeli umugaba mukuru, biremera kandi birakunda. Nawe Isaya kubera umugaba mukuru mu rugamba waba uri kurwana, wowe icyaha umwemerere cyane, umubwire ngo data ngwino. Urahirwa icyambere cyo niba wemera yuko Kristo yakuyobora, niba wemera yuko wabana Kristo muri urwo rugamba, niba wambaye Kristo hagati muri wowe, ubwo bufite n'ubwiki. Isaha niyi, reka kubaho cyane mu buzima bw'ubwoba, ahubwo mu buzima bwo guhimbaza Imana, ugere ngo wamuririmbye ngo naho ndiho naho napfa. Icyambere cyo nuko waba ukunda n'Uwiteka. Yesu azaza akugenere buri kimwe cyose waba uri gushaka. Igifite agaciro cyane nuko wayobogwa n'Imana. Amena. Igifite agaciro nuko wayobogwa n'Imana kurusha ibindi byose. Ibindi byose wakwishingikirizaho cyane nta gaciro bifite. Igifite agaciro nuko wayobogwa n'Imana, nuko Imana yakuyobora mu kuri kose. Amena. Ntabwo dukeneye gutinda, ariko icyambere cyo hahirwa uwihanganira ibimugerageza. Umusozi wamazeho igihe cyane, ashobora kuba ari umusozi w'uburwayi, wasanga ari umusozi w'ubugumba, wasanga ari umusozi w'ubupfubyi, wasanga ari umusozi w'ubukene. Ibyo byose ntacyo bitwaye Imana. Igifite agaciro nuko ugomba guhatambuka neza kandi udatakaje amanota. Cyo kintu cyambere Imana ishaka. Mureke dusenge dusaba Imana idushoboze cyane, guhagarara cyane ku misozi duhagazeho, kandi ukore cyane ibyo Imana ishaka kurusha ibindi byose. Uwiteka Mana yacu, tugushimiye kuri mwiza, tugushimiye ku bumenyembaraga, mu izina rya Yesu Kristo. Banza utwemere cyane, banza utwishimire Mana, aho twagiye rwose kandi twitutumba cyane, mugeze Mana twagiye duhura nabyo bitandukanye.
banza utubabare cyane, banza utwishimire, amaraso yawe atuboneke ukundi, mu izina rya Yesu Kristo. Mana, nsengeye cyane abantu batandukanye, ari abari kumva n'abazumva Mana icyigisho, reka ubashigikire, wongere ubambike imbaraga, Mana ubahe cyane rwose, Mana ubahe neza, Mana ubagerageza iby'uburyo bwinshi, kandi ubabere inkomezi, kandi ubabere imbaraga byose ko ubishoboye. Urakoze ko ugiye kubana natwe, urakoze ko ugiye kudushyigikira, reka Mana ubane natwe iteka ryose, utube hafi byose ko ubishoboye, bisabye neza guteza umwami wacu. Amen.